muri kumwe nanjye Deo MC, ninjye ubagezaho ibyigisho by'ikigande. Kora subscribe nimba tubonye bwa mbere ahangaha kuri iyi channel. Ntugende udakoze subscribe, utange comment, sharinga ino video, nigeze ku nshuti zawe, ubwire buri wese aya makuru meza. Okay, tugiye gukomeza rero n'ibyigisho byacu, nubwo muri uriya mwaka twari turi kubyiga, tukaba dutangiye uyu mwaka mushyashya, ntabwo twabireka kuko hari impamvu ngewe nagomye mbyihambiriyeho cyane, kuko ari ibintu biba bikenewe cyane, ni ibintu by'ibanze kandi ni ibintu bikwiriye kumenywa bigafatwa. Ibintu bijyanye n'amafaranga burya ni ibintu bikwiriye kumenywa kandi bigafatwa. Umuntu wese uri mu Rwanda cyangwa se umuntu wese uri mu kindi gihugu utazi ururimi rw'ikigande, utazi amafaranga y'Ubugande, utazi uko bayavuga, akwiye kumenya ibi bintu. Niyo mpamvu twihambiriye kuri ibi bintu byo kubara amafaranga. Turacyakomeje, gusa uku kwezi n'ukwezi kwa kabiri nagira ngo ibintu byo kubara amafaranga wenda tuzabe turangije amasomo yo kubara amafaranga, maze dufata ayandi masomo. Abantu mwagomeje gukurikirana ibiganiro byacu rero, Imana ikomeze kubamera umugisha kandi mwarakoze. Abantu mwakoze subscribe, ndabakunda cyane kandi ibyo mukora ni byiza. Reka dukomereze aho ngaho rero. Ziko twageze ku 3,000, numva ari 3,000 twagarukiyeho, ndagira ngo ariho duhera dukomeze mpaka hejuru. Uyu munsi ntago ndagenda nongera hari amafaranga ya 500, 200, 100. Oya, ngiye kugenda nkoresha imvugo y'igihumbi, kongeraho igihumbi ku gihumbi, kugeza ubwo turi bugere aho turi bwageze. Tuguhaye ikaze rero ahangaha kuri Bavandimwe TV. Reka tugende. 10,000 kugira ngo nayo ngayo twari twarayizeho. 10,000 ni 3,000 ururimi rw'Ikinyarwanda. 10,000 mu Rugande mu Kinyarwanda ni 4,000. 10,000 ururimi rw'Ikinyarwanda ni 5,000. Fata igitabo wandike aya magambo tuba turi kukubwira ahangaha, kuko ni n'ingirakamaro cyane. Mu gihe uzaba ufite umwanya wawe utomoye, mu gihe wicaye nta kintu uri gukora cyangwa se uruhutsemo, ujye usubira ahantu wanotinze ya magambo, maze ugomeze uyasubiremo, nibwo uzamenya ururimi rw'Ikigande vuba vuba. Ni ryo banga ryo kumenya ururimi ubundi. Kakaga, siringi kakaga, kuba nusu kakaga, ibyo ni 6,000. Nusu kasamvu, nusu ubwo ni nkuko wavuga amafaranga, amafaranga. Nusu kakaga, nusu kasamvu, kasamvu ni 7,000. Kanana ni 8,000. Kenda ni 9,000. Omutwalo ni 10,000. Niko Umugande avuga ngo omutwalo, Umunyarwanda akavuga 10,000. Nuko nguko rero tubivuga mu rurimi rw'Ikigande. Nakubwiye ngo nituba turi kwiga, jya ufata igitabo gishyire hafi, ugume wandika ayo magambo, cyangwa se nabwo nimba ushoboye kujya ugaruka kongera kwiga cyangwa kuri YouTube, nabyo turabikunda cyane. Kugaruka nabyo ni ibintu byiza, ukongera ukareba aho twagejeje. Ubwo rero ntugacikwe. Buri kuwa gatandatu, buri ku cyumweru tuzajya dushyiraho amasomo yacu buri munsi. Twabonye ko iyo minsi ari abantu benshi baba bafite umwanya wo kuruhuka, niyo mpamvu twahisemo ko buri wa gatandatu na buri cyumweru tuzajya ducishaho amasomo yacu yo kwiga ururimi rw'Ikigande. Mwari kumwe nanjye Deo MC,
ahangaha kuri iyi channel yacu y'Abavandimwe TV. Ntugacikwe n'amasomo yacu kandi ntukagende udakoze subscribe. Kandi nubona hari umuntu wifurije ko yamenya aya makuru meza, umusharinga iyi video nawe ubimumenyeshe abimenye, maze nawe ajya kurikirana aya masomo nk'uko natwe dukora ikintu tuyabagezaho. Uwo ni umutima w'urukundo twagize kugira ngo namwe mugire umutima w'urukundo mugeze kuri buri muntu wese w'umunyarwanda amenye aya masomo. Iki kintu cyo kubara amafaranga no kubera iki nagumye nkiyambiriye, nuko iki kintu abantu benshi duhura n'ingorane tuvuye mu Rwanda twagera ku mupaka cyangwa se twinjiye mu Bugande, ikibazo cy'amafaranga kikaba ikibazo cy'amafaranga. Ugasanga abantu bari kutwiba, ugasanga mu kuvunjisha ndetse n'ibindi bari kutwiba kuko tutazi ese igihumbi bacyita ngo iki, ese ibihumbi 2 babyita ngo iki, ese uwo mutwaro ni ibiki. Bavuga umutwaro ugashaka umutwaro ugasanga birakugoye. Ariko iyo wamaze kuba warabyize ntabwo wagera ahantu ngo bibe bikikuruhije cyane, ahubwo uba waramaze kubinyuramo kera, waramaze kubifata. Niyo mpamvu rero iki kintu nagumye nkibandaho cyane cy'amafaranga, nuko nzi ko abantu benshi aricyo kintu baheraho ndetse aricyo kintu kibatera ikibazo cyane, iki kintu cy'amafaranga. Gusa uku kwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa kabiri nibwo tugiye kwiga aya masomo tukayarangiza, maze tugafata ayandi masomo. Ntuzacikwe rero n'ibiganiro byacu byo tugiye kujya dushyiraho buri kwa gatandatu na buri cyumweru, kugira ngo ukurikirane ijambo ku rindi, maze uzamare kumenya kubara amafaranga. Ubone kwiga ayandi masomo waramaze kumenya kubara amafaranga n'umutungo wawe. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze kubamera umugisha abantu mwagomeye kudukurikirana ahangaha kuri channel yacu y'Abavandimwe TV.